nongeye kubasuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwe munkurikira kuri YouTube channel yanjye ya Dev Rwanda. Komeza gushimira we yakoze subscribe ugakora na share. Reka nkomeze kugushimira ndetse nkwibutsa no gukora follow kuri TikTok ndetse no kuri Instagram. Uyu munsi turakomeza agace kacu ka kabiri ka filime y'urukundo twari twatangiye ari nako kayisoza. Agace kacu ka mbere twari twakagarikirije aho umukuru w'abapolisi yari amaze kuvumbura ko umukobwa inza ari matari yaho gari ya officier. Umukuru w'abapolisi arangije ahita ko yinjira seka cyane. Yinjira satira wa mukobwa aho yari ari ndetse wa mukobwa yari amaze nawe kuba yabona imbunda, ariko bitewe n'ubwoba bwinshi ndetse n'igihunga ahita akayijugunya hasi. Umukuru wa polisi aramwegera ashaka kumusoma azana iminwa yimwegereza ndetse amukorakora, ariko umukobwa n'ubwoba bwinshi ati ndakwiyamye, ndakwingize ndekura ntabwo ibi bintu mbishaka. Ati nyakubahwa mbabarira ibintu ntabwo byemewe n'amategeko. Ariko umukuru wa polisi bitewe n'irari yari yuzuye akomeza kuzana iminwa ashaka kumusoma. Muri ako kanya kibikora wa mupolisi w'umwofisi abayinjiye yakubita inzugi cyane. Ati nibici byabaye hano hantu ko numva hari urusaku rudasanzwe. Akigera mu cyumba cyasanga wa mukuru w'abapolisi yuriye wa mukobwa ari kumusoma amufata ku ngufu. Ahita azana umujinya mwinshi n'uburakari ati nyakubahwa ibyo bintu uri gukora ndakwingize va kuri uwo mwana w'umukobwa. Ese wabuze ko ibyo bintu uri gukora bitemewe n'amategeko kandi abihanirwa? Arangije ahita akamuvaho aseka cyane ngahaha ngarabihanirwa. Ati ibyo ndabizi kandi ndabizi cyane kukurusha. Ahita amubwira ati nukomeze ibi bintu ndakurega kuba gukuriye nawe kuko nawe ufite inzego zigukuriye. Ahita agira isoni ndetse n'ikimwaro byinshi. Ahita akasohoka muri iyo nzu yirukanka cyane. Muri ako kanya akimara gusohoka yakozwe n'isoni nyinshi ndetse n'ikimwaro, umwana w'umukobwa ahita akasigara aho ngaho ari kumwe na ofisiye. Ahita abwira ofisiye ati ese kuko nyakubahwa ndajya he kuko mu by'ukuri nta hantu na hamwe mfite ndi bujye? Umupolisi w'umwofisiye atamubwira ati nta kibazo ugume muri iyi nzu yanjye nanjye reka ibindi byose mbikurikirane. Muri ako kanya umukobwa ntiyari afite icyo yakora, ntabwo yagombaga guhakana kuko nta handi yari afite ho kujya, dore ko umukuru w'abapolisi yari yaraka afite uburakari bwinshi cyane, dore ko icyo yarashatse cyangwa icyo yaragambiriye atari yakigezeho. Icyo yarashaka nta kindi kwari ugufata wa mukobwa ku ngufu, ariko byari byamwangiye. Wa mupolisi w'umwofisi ahita abwira umukobwa ati guma mu nzu yanjye ntugire ahandi hantu ujya, ngiye hari ahantu ngiye gatoya ndahita ko ngaruka. Wa mukobwa ahita amusubiza ati ese ugiye ko ntari gusobanukirwa ibyo uri kumbwira? Ati ngiye ndahita ko ngaruka. Umupolisi w'umwofisi ahita akasohoka mu nzu yarangiza asiga akingiranye wa mukobwa muri iyo nzu, ariko asohoka afite uburakari bwinshi cyane bitewe n'ibyari bitangiye kuba ku mwana w'umukobwa bitewe n'umukuru w'abapolisi. Hashize akanya katari gatonya cyane wa mupolisi w'umwofisi ahita akagaruka mu nzu ye. Agarutse asanga umukobwa yasinziriye. Kumbe cyari cyatumye umuhungu asohoka nta kindi yari abona ko umukobwa yagize igihunga cyinshi. Yaragiye asohoka hanze amuzanira ji konje kugira ngo abashe kuba yahosha uburakari ndetse abashe gutuza muri we. Ageze mu nzu yasanze umukobwa yasinziriye. Arangije amukomaho ati madamu ndakwinginze by'uko ubasha gufata ino ju yimwe kugira ngo urebe ko hari cyagaruka mu mubiri wawe ndetse ukabasha gukomera. Ariko bitewe n'ubwo umukobwa yari yaryamanye yashidukiye hejuru ati uri kunshaka iki? Wa mupolisi wo mu office mu ijwi rituje ati tuza ni njyewe ntabwo ari undi muntu ugambiriye kukugirira nabi, tuza. Ati nta kindi nari nkuzaniriye ji kugira ngo ubashe kuyinywa ubashe gutuza. Umukobwa arangije asekamo cyane ati urakoze cyane n'ukuri kw'Imana, uriya mupolisi yanteye ubwoba ndikumva ndatekanye. Umukobwa yongeye kureba yitegereje bitewe n'igihe kirekire yari yaryamye amasaha agera kuri 12. Byumvikana ko ntabwo yari azi ibyari biri kuba nyuma y'ayo masaha 12 yose. Yitegereje mu nzu asanga inzira atatse ndetse isa neza cyane kurusha uko yayisanze. Arangije abaza umupolisi w'umwofisiye ati ese ko mbona hano hantu habaye neza cyane byagenze bite? Umupolisi aramusubiza ati uyu munsi ni Noheli rwose kandi twebwe mu gihugu cyacu Noheli turayizihiza cyane. Ati ese izi ndabo zisa neza gutya kandi zikeye zigaragara mu ishusho ryiza baba bazikuye? Ati hano hafi hari amasoko azicuruza rwose. Umupolisi ababwiye wa mukobwa ati ese waba wibuka ubwa mbere ngukomangira mu modoka ari kuntu nagukomangiye ngukanga ati madamu byuka muri iyo modoka? Umukobwa araseka ati ndabyibuka nakangutse mu modoka mfite igihunga cyinshi koko. Ati kirya gihe nabonaga ubwiza bwawe kandi nabonaga kuri mwiza cyane rwose. Umukobwa arangije yitegereza umupolisi w'umwofisi aramubwira ati are you sure? Ati cyangwa se ibintu uri kuvuga urabizi neza ko ari byo? Ati ni byiza kabisa nimba warabonye ukabona ko ndi mwiza. Umupolisi arangije aramureba arayitegereza ati oya yari imikino kwa hari ukwivugira. Umukobwa ahita yimyoza ngo yari imikino kwa hari ukwivugira cyangwa kwa hari kugira ngo urebe uburyo ngaragaramo cyangwa uburyo nitwaramo. Ati nanjye rero ntacyo nakugaragarije. Umupolisi w'umwofisi arangije amureba araseka cyane, batangira kwishima ndetse banezerewe mu buryo budasanzwe. Umukobwa arangije amwitegereza ambwira ati ese nukubera iki? Ati nukubera iki ibi byose uri kubinkorera? Umupolisi mu ijwi rituje aravuga ati
uretse n'umutima wo kuvuga ngo naba nagukunze cyangwa ikindi, ikiremwa muntu cyose cyagakwiye gushyigikirana ndetse kigafashanya. Ati mukobwa mwiza, ndagusezeranya nta kintu kibi kizongera kukubaho, ndetse ngufashe mu byo uzaba ukeneye byose nk'umuntu, njye nzabikora. Umukobwa arangije aranezerwa, aramureba arahita akamuhobera amuga ati urakoze, ni ukuri ku byo unkoreye nanjye nzakwitura. Wa mupolisi w'umwofisiye bitewe nuko yari yazanye amaji abiri yahise amubwira ati cheers, reka dusangire twishime dore ko Noheli negereje. Umukobwa nawe ati cheers, ari natwe reka dusangire tumwe ku buzima bwacu. Umukobwa muri ako kanya ntacyo yari afite yakora, nta n'impamvu rimwe yari afite yatuma yanga uwo mupolisi w'umwofisiye, dore ko umupolisi w'umwofisiye yakomeje kumugaragariza urukundo utigeze abona ahandi nk'uko umukobwa byagaragaraga mu maso yiwe. Umupolisi w'umwofisiye bidatinze yahise kajya mu isoko ahahira umukobwa ikanzu nziza y'umutuku ifite ubwiza budasanzwe ndetse ihenze. Arangije ayizanira umwana w'umukobwa. Umukobwa nawe yari yatangiye kwisanga aho ngaho mu nzu, yatangiye kwakira nk'aho ari mu rugo rushyashya yagezemo. Bidatinze umukobwa yahise yambara ya kanzu umupolisi yari yamuguriye, ndetse n'umupolisi nawe aritegura yambara neza. Barangije batangira kwifotoza, baranezerwa, bashiramo umuziki, barabyina. Ibyagaragaraga mu maso yabo nuko bari bishimye cyane. Ariko muri icyo gihe cyose ndetse no muri ako kanya kose bari bamaranye, nta wari warabwiye undi kamukunda cyangwa kamwiyumvamo, ariko ibiganiro byabo ndetse n'amaso yabo yagaragazaga urukundo rurerure. Umukobwa umunsi ku munsi yatangiye kugira ibyishimo bidasanzwe, bitandukanye n'ibindi bihe byose yari yaragize mu buzima bwe. Umupolisi yaragendaga yava ku kazi, bagakina bakanezerwa, ukabona ko urugo rwahindutse rurimo ibyishimo bidasanzwe. Hashize iminsi itari myinshi, hashize ukwezi, umuhungu yari yatangiye gutekereza uburyo yapropose uwo mukobwa akamubwira ko amukunda. Ndetse ariko mu gihe umuhungu yari ari gutekereza ibyo byose, umukobwa aho yari ari nawe ari mu nzu, kuko yagumaga mu nzu nta handi yajyaga, yatekerezaga uburyo umuhungu ari kumwitaho ndetse amukunze cyane. Umuhungu bidatinze yaje kujya ku kazi. Ku munsi ukurikiye agiye ku kazi asanga wa mukuru w'abapolisi yamwandikiye ileteri imugaragariza ko yamwirukanye bitewe ngo ko akora akazi nabi kandi adakora inshingano ze nk'umupolisi. Ariko mu by'ukuri si uko yakoraga akazi kiwe nabi, ahubwo byatewe n'uko yamubujije kuba yarisambanya umwana w'umukobwa. Arangije abirakarira, amagira umujinya n'uburakari, ahitamo kuba yakirukana wa muhungu. Umuhungu yatashye n'agahinda kenshi ndetse n'umubabaro. Ageze ku muryango arakomanga, ariko mu gukomanga bitewe n'uko yari yararahiye umukobwa ko atazongera gutuma ababara, kagahinda karagahisha ariyumanganya. Akimara gukomanga, umwana w'umukobwa ahita akafungura. Umuhungu arebye umukobwa kuntu yari yiyambitse, yari yambaye neza cyane, afite ubwiza budasanzwe. Umuhungu ahita akamuhobera, tumeze ute, wiriwe neza? Ati niriwe neza. Ati se we wiriwe gute? Ati njye ntabwo niriwe neza ku kazi kuko ubu gutya bamaze kunyirukana. Umukobwa arebye ileteri asanga ni ileteri yirukanisha wa mupolisi. Umukobwa agira akahinda kenshi, ararira ati ibi byose ninjye wabiteye, ninjye wagushize muri ibi bibazo, yakiba ntaraje mu buzima bwawe ntabwo uba wirukanywe. Umuhungu arangije mu ijuru rituje aramubwira ati oya, wikwirenganya rwose, ntabwo ari we watumye banyirukana, ryari igena ubwo byari bigenwe ko none ngomba kwirukanwa. Ati nta kibazo, mfite diplome yanjye, nzashaka kandi kazi, ntugire ikibazo. Umukobwa ariko yanga kubyumva, agira agahinda kenshi cyane. Arangije aramubwira ati ndagiye kandi nzagaruka, ibi bintu byose namaze kubikemura. Umuhungu yirukanka ku mukobwa kugira ngo amugarure, ariko umukobwa yahise kamukingirana mu nzu aragenda. Umukobwa akimara kumukingirana yahise afata telefone ahamagara wa mukuru w'abapolisi, ahita akamuhamagara. Wa mukuru w'abapolisi akimara kubona telefone imuhamagaye abona ni nomero atazi. Akimara kuyibona ko ari nomero atazi ahita akayitaba. Akimara kuyitaba ati bimeze bite? Ati ni sawa. Ati ko tutakumenye? Ati ni wa mukobwa mwigeze gusanga mu modokari, mwari mugiye kugirira nabi. Ati twe tugiye kukugirira nabi? Ndakubwiye ko tugiye kukugirira nabi. Ati nta kibazo, ni wa mukobwa mwabonye mwari mugiye guhana bitewe n'ibikorwa yari yakoze bidakwiriye byo gusinzirira mu modokari. Ahita akaseka cyane ngo none gushaka ngo ngufashe iki? Nashakaga ngo tubonane ibibazo byose nateje mbashe kuba nabikemura. Arambwira ati nta kibazo, niba ushaka kuba wabikemura ngo usanga ahantu ndi gukorera akazi ku muhanda, niturangiza tubikemure nk'uko ubishaka. Umukobwa ahita ko yirukanka amusanga ku muhanda aho yari ari gukorera akazi ke, dore ko yari umupolisi yari ashinzwe umutekano wo ku muhanda. Akiyashika yahise kamusanga, arambwira ati niba iki wakoze, kubera iki wirukaniye ofisiye kandi nta kosa yigeze akora? Ati namwirukanye, ahubwo nawe niwe ukurikira, nzagufunga. Umukobwa mwijwi rituje, ese nakora iki kugira ngo bino bintu byose bikemuke? Arangije aramureba araseka cyane ngo kugira ngo bikemuke, ushaka ko bikemuka? Ati nshaka ko bikemuka kuko nigena muteje ibyago byo kuba yakirukanwa ukamusubiza ku kazi kiwe, ndakwingize mbwira icyo nkora. Wa mupolisi mwijwi ry'ibyishimo byinshi cyane, ati nimba ari ibyo ushaka injira mu modoka nkwereke ukuntu tubikemura. Umukobwa akinjira mu modokari,
wa mupolisi ahita ko yinjira mu modoka nawe atangira kurira wa mukobwa ashaka kumusambanya. Wa mukobwa aramubwira ati ariko ntago ari ibingibi, ntago ari uburyo twari kubikemuramo, ntabwo twari kubukemura ushaka kumfata ku ngufu nabwo. Ati none ushaka tubikemure gute? Ati mbwira ikindi nakora kitari iki, kuko ibingibi ntabwo biri mu muco, ntabwo bikwiriye rwose. Ariko yanga kumva, akomeza kumwurira. Umukobwa mu kureba ku ipokezo rya wa mupolisi asanga hariho icyombo ahita akagicana. Wamfashije ukamvaho ko ndabishaka ko njye nawe twaba twakora ibintu nk'ibi ngibi nanone. Umupolisi mu kumva ibyo byose yanga kumva, akomeza kumwurira, akajya amubwira ati dore wa musore namwirukanye, kandi nawe uko byasa kose ndakujya hejuru, byange bikunda ndagufata ku ngufu, n'ubwo bwa mbere wari wabyanze ariko uyu munsi ntabwo uri buncike. Ati uku niko nkora akazi kanjye, nta mukobwa nyankenera ngo mubure, iteka ryose abakobwa nshaka ndababona, kuko ndi umukuru w'abapolisi ndabyemerewe. Muri ibyo byose yari ari kuvuga nti yakamenye ko icyombo cye cyari gifunguye kandi ko ibyo ari kuvuga biri kumvikana. Umukobwa arangira amubwira ati ese ibi uzabikora kugeza ryari? Ati nzabikora igihe cyose, kuko nzaguma ndi umupolisi kereka niba mpa pasiyo. Ese basi wamfashije ugasubiza ofisiye mu kazi ko nta kosa yakoze? Ati ntari nitumara gukora bino ndabyigaho ndebe nimba namusubiza mu kazi. Umukobwa arangira amubwira ati ibyo byose uri kuvuga se waba uzi ko basi icyombo cyawe kiri kubirikodinga? Akimara kumva ko icyombo cye kiri kumurikodinga ahita akakuramo imbunda. Ati n'ubundi byandangira wongeye kukurasa upfe. Umukobwa agira ubwoba bwinshi n'igihunga, kuko yari yakuyemo imbunda ashaka kumurasa. Kumbi wa musore aho yari bari bamukingiranye mu nzu, yahise kacuruja asohoka yirukanka ajya kureba wa mukobwa. Yahise katekereza ko byanga bikunde yagiye kureba uwamwirukanishije ku kazi. Akihagera asanga imbunda yamaze kuyikocinga ashaka kurasa wa mwana w'umukobwa. Umupolisi w'umwofisiye yahise kafata umukuriye n'imbaraga nyinshi, amusunika amujugunya hanze, ukura mu modoka. Yajugunywe hanze asanga abandi bapolisi benshi baje, ndetse baje kumufata kugira ngo bamufunge. Bahise ko bamufata baramufunga. Bakimara kumufunga wa mukobwa ahita akahobera wa musore ati urakoze cyane ku cyizere ukomeje kungaragariza cy'ubuzima. Umusore yahise kakuramo impeta yari afite, ahita abwira wa mukobwa ati ese wanyemera tukashyingirwa tukabana iteka ryose? Umukobwa nta kuzuyaza yahise ko yemera, nuko baragenda barabana, urugo rwabo rurakomera. Naho wa mupolisi mukuru we baramufunze bamukatira imyaka myinshi cyane, bitewe n'abantu yahoraga ahohotera igihe cyose. Ndabakunda cyane, dusubire mu yindi nkuru y'urukundo nshyashya igiye kuza nziza.